uburyo uri uwera n'umuziranenge. Icyo gihe nari nkubajije ngo ese ni abantu babikwita cyangwa ni wowe ubyiyita? Urakoze. Ariko ntago tubasha kubishyikira 100%. Ntago tubasha kubabera 100%. Nari mbaje ni kuba uwera ni imirimo myiza wakoze cyangwa ni ikindi kintu wowe cyabayeho gituma wizera kikwereka ko uri uwera. Twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe, ni Samuel. Murabona ko nagarutse na babagabo kozi w'Imana Pasteur Revera Karurangwa. Nanjye nkuko nabivuze nkaba ndi Samuel, uyu akaba ari umukristo umukiranutsi Maniragaba, akaba n'uwera. Tugarutse mu gice cya kabiri, twibaza ese nukuhe kuri hagati y'umuyoborwa n'uyobora? Ni zihe mpaka ziri hagati y'abo bantu? Ni igiki batari guhurizaho? Nubwo buryo tugarutse mu gice cya kabiri kugira ngo tugende dusobanukirwa impamvu umuntu batangiye babwiriza yiyumva ko none hasigaye ari uwera ndetse n'umuziranenge atagikora icyaha. Reka duhere iburyo bwanjye, kuko bushize igice cya mbere twasoze tubabwira ko tuzagaruka tubabwira uburyo bwo igisobanuro cy'uwera n'umuziranenge ndetse n'amaraso. Rero reka duhere kuri uyu mugabo wujuje ibyo byose. Yego, urakoze. Ni karibu kuba kurikiye Channel Karura TV. Yewe ni ulisanzwe ritwa Maniragaba Jean Bosco. Iri niryo zina ababyeyi banjye bangize, Maniragaba Jean Bosco. Yego. Ariko mu buryo bwo mu mwuka muri Kristo Yesu ndi umukiranutsi biciye mu maraso nkuko nabivuze na mbere hose. Yego. Impamvu rero ndi umukiranutsi ntekereza ko ari yo wabumbajije. Impamvu uburyo uri uwera n'umuziranenge nicyo kintu dushaka. Abakunzi bacu bagiye bakomeza nuvuga ngo bafite amatsiko, bashaka kubisobanukirwa. Turashaka kugira ngo duhere ku buryo uri uwera n'umuziranenge. Icyo gihe nari nkubajije ngo ese ni abantu babikwita cyangwa ni wowe ubyiyita? Urakoze. Ubundi umwana iyo avuka we ntabwo abisaba ababyeyi ngo bamubyare, nta nubwo abihitamo aho agomba kuvukira, ahubwo umwana ajya kwisanga ari umwana wo mu rugo, ari uwa runaka na runaka, agakura. Iyo ageze kimara kugera aho ngaho yitwa izina n'ababyeyi bamubyaye, ubwe ku giti cye ntabwo aryiyita. Kwitwa umukiranutsi cyangwa se kwitwa umukirisitu ntabwo mbyiyita, mbyitwa n'iki? Ni ijambo, byitwa na Kristo we wambyaye. Ibyo bintu biva mu maraso ya Yesu Kristo. Ariko umukiranutsi n'uwera aho ndumva ntago wenda Pastor yashobora kuba byumvisha, ariko naba yihanganye gato. Uburyo bw'umukiranutsi turi bubugereho, ahubwo uburyo bwo kuba uwera. Urumva nudusobanurira uwera ukadusobanurira uwera neza, turaba twamaze kumva n'uburyo cyuri umukristo n'uburyo cyuri umukiranutsi birumvikana. Uri uwera ubyiyita cyangwa babikwita? Ntabwo mbyiyita jewe. Narabyiswe n'abantu babikwita. Wengera narabyiswe na Kristo. Kuko icyamuzanye ni ukumpindura uwo ngomba kuba ndiwe muri aka kanya, kandi ndiwe ndi nkuko we ashaka. Sindi nkuko njyewe nshaka, ahubwo njyewe ndi uwo Kristo ashaka. Nikomeze. Pastor, tugwaye ikaze. Igisobanuro cy'uyu mugabo sinzi wowe niba uburyo cyumvishemo, mwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Nge amazina yanjye nitwa Revera Pasteur Karuranga. Nubundi nkuko ubushize twari twasubitse tuganira kuri iki kintu, nicyo tugarutseho kugira ngo twongere dusubikure, kugira ngo abantu babashe gushira amatsiko y'ibyo twaganiragaho cyangwa se turimo tuganiraho uyu munsi wa none. Maniragaba arongera aravuze ati kandi nge ndi uwera n'umuziranenge. Ati kandi ibyo sinjye ubyiyita, ahubwo hari ubinyita, ariwe Kristo. Ariko njyewe icyo mpamya nuko uyu munsi wa none n'iyi si turimo kwitwa uwera nicyo duharanira.
duharanira kwitwa uwera, duharanira kuba abera tubiheshejwe na Kristo koko, ariko ntago tubasha kubishyikira 100%, ntago tubasha kuba abera 100%, kubera yuko turacyari hano mu isi. Tuzaba ibyo ngibyo duharanira, tuzamenya ko twabihawe cyangwa se turi ababera umunsi tuzaba twageze kwa Data tumaze gucibwa urubanza. Ariko mu gihe cyose tutaraca imbere y'intebe y'imanza, tutaraburanishwa ku byo twakoreye hano mu isi, sinzi ahantu Imana agakora kwitwa umwe wera n'umuziranenge. Wowe uribaza ngo ntuza habivana. Ikibazo kuri Imana iragaba, ese wowe wujuje 100% byo kuba uwera? Yego. Urugero usobanuro impamvu ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko abantu bagomba gusenga ari abakiranutse. Niyo turimo turirimba indirimbo zose, hari indirimbo ivuga ngo yanyishyiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha, atuma nerade. N'ijambo ry'Imana riravuga neza yuko icyamuzanye ni ukudukiza akaduhindura abashya. Ubwo bushyashya rero icyamuzanye akaza kungira uwo ngomba kuba we, ngewe ndicyo muri aka kanya. Sinibaza rero pasiteri iryo teraniro cyangwa se abo bantu bari gusenga bazababera cyangwa bazaba bakiranutse baramajije gupfa, ibyiringiro bazabigira barapfuye cyangwa se bazabigira bakiriho. Gupfa kubuterana ari umunyabyaha, ukagenda n'ibyo byiringiro kuri umunyabyaha, ariko ukagira ibyiringiro yuko uzaba umukiranutse waramajije gupfa. Ibyo byiringiro uzaba upfanye ibyiringiro cyangwa uzaba upfanye kutizera? Nicyo nabaza pasiteri kugira ngo asobanurire abo iryo teraniro riterana ari abanyabyaha bakazaba bakiranutse ariko bamajije gupfa nk'uko abivuze. Imana iragaba, icyo nenda kugira ngo nkubwire nuko uyu munsi wa none ndongera mbishingireho kandi ndongera mbishimangire, turi hano mu isi. Turi mu isi. Iyi si turimo, wenda ntaguciye mu ijambo, ubushize navuze ngo dukoreshe ibimenyetso tugendeye ku byanditswe. Imana iragaba yifashishije uburyo bumwe bw'umuririmbyi, imyizerere yanjye uburyo bw'umuririmbyi. Turagira ngo teka twinjira, wenda abakunzi bakaruhura batavuga ngo wenda ni ibintu bari gushaka mu mutwe, ni ibintu bari gutekereza, ahubwo tumenye icyanditswe kivuga iki, ko ugomba kuba yitwa uwera. Ubundi uwera ninde? Ni uwakoze iyihe mirimo? Ni uwakoze iki? Icyanditswe kibivugaho iki? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana mu magambo Yohana yavuze, Yohana yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, sibyo? Aravuga ngo ariko uko tuzasa ntikurerekana, Kristo niyerekana, icyo tuzi nuko tuzasa nawe. Urumva uko tuzasa ntikurerekana, ntabwo kuragaragara, ntabwo kurajya hagaragara, ngo ariko niyerekana tuzasa nawe. Ukiraho reka twumve Imana iragaba, wavuze ko hakunyuze mu ryo uvuga uyu munsi wa none we uko azasa yamaze kukwakira. Nicyo nanjye numvisha yamaze kwakira uko azasa. Kuri wowe Yesu Kristo yaba yaramaze kuza kuko wumva amaze kwisobanukirwa. Basobanurire iryo jambo avuze. Ni kuvuga ngo hari icyo bita teori na paratike. Teori ni mu mitekerereze, paratike ni mu bikorwa bifatika. Mu buryo bwo mu mwuka, nakubwiye ko mu buryo bwo mu mwuka ngewe ndi muri Kristo, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntabwo bazacirwaho iteka. Muri Kristo, nimba ndi muri Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo mumbaye icyaremwe gishyashya. Icyo cyaremwe gishya rero ntabwo kiba ari umunyabyaha, kiba ari kera nyine, kiba ari gishyashya, kiba ari ikintu kidafite inenge. Icyo cyaremwe gishyashya cyavuye mu cyaremwe gishaje. Kuvuga ngo ni igishaje cyanaguwe. Ni igishaje cyanaguwe, kiracurwa, igishyashya kivanwamo igishyashya. Ni kuvuga ngo icyaremwe gishya ni icyavuye mu cyaremwe gishaje.
icyo cyaremwe gishyashya rero nta kibazo gifite. Ni kizima, kimeze nk'uko wakigize gishyashya kigomba kuba gisa nk'uko agishaka. Ntabwo rero uko tuzasaye nk'uko bivuze, icyakora ijambo ry'Imana nk'uko bivuze ngo turabana, icyakora turabana b'Imana, ariko nk'uko tuzasa ni kurerekana. Ni ukuvuga ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa muri paratike hano mu mubiri. Uko tuzasa kuri mu buryo bwo mu mwuka. Yego. Nyamara ni nako turi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora turabana b'Imana, ariko icyakora uko niko turi. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabaha ubushobozi kwitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Uko niko turi, turabana b'Imana mu buryo bwo mu mwuka, nyamara nubwo turi mu mubiri. Uko tuzasa igihe ibi byose bizaba birangiye muri iyi si, nibirangira tugeze imbere ya Data, nibwo noneho tuzagaragara tutacyambaye uyu mubiri. Nuko ubwo busobanuro nicyo bishatse kuvuga. Maniragaba rero mu by'ukuri ubusobanuro bwawe ntabwo burimo kumvikana, ntabwo ndimo kumva neza. Hanyuma bivuga ngo uyu munsi urimo kumva yuko kuvuga yuko uko uzasa wowe wamaze kukwakira, ariko ijambo ryatubwe ko kutarerekanwa ntabwo kurahishurwa. Ngo Kristo niyerekanwa nahishurwa ubwo azaba agarutse gutwara itorero. Uko tuzasa mbega uko azabasa niko natwe tuzahindwa tuse nawe icyo gihe. Ntabwo ari uyu munsi, kuko uyu munsi turacyari mu ntambara, uyu munsi turacyarimo kurwana, uyu munsi dufite ibyo turwana nabyo. Turarwana n'uyu mubiri urimo kuvuga, turarwana na Satani. Ibyo byose rero bituma tutabasha kwakira bwa bwera wahoze uvuga na bwa buziranenge, kuko ibyo turacyarwana nabyo uko bwije uko bukeye bihora biduhindura, bitwanduza. Niyo mpamvu nawe ubushize kuri deba twagize ubushize navuze ngo twezwa n'amaraso ya Kristo. Buri gihe iyo twisuzumye tugasanga aho twakosheje tukajya twihagira muri amaraso, tubasha kongera guhinduka abana b'Imana, ariko ari uko wabashe kumenya. Ariko mu gihe utabimenye ugakomeza ukagera muri bya bindi, ndakurahiye pe nta hantu ubu ugaragara. Okay, yangane gato. Nari mbaje ni kuba uwera ni imirimo myiza wakoze cyangwa ni ikindi kintu wowe cyabayo gituma wizera kikwereka ko kuri uwera? Ubushize tuganira narababwiye ngo imirimo gukora imirimo byonyine kwitwa imirimo ikorwa, watuye wafashije urwaye, ibi byose ntago umuntu abikora atari yavuka. Kuvuka nicyo kintu cya mbere kibanza. Umwana arabanza akaboneka, akarerwa, yamara kurerwa agakura, agatangira kwigishwa gukora imirimo. Ariko abandi abashumba ba pasiteri bacu baratwigisha ngo dukora imirimo myiza, dutura amaturo, dukora ibyo byose kugira ngo duhinduke abana b'Imana, dupfukame, dusabe imbabazi, tureke icyaha gicike mu muntu, twihane ngo duhinduke abana b'Imana, tanga amaturo. Kwizera ko wavutse Imana ari so, ukizera ko nababwiye ni hari igorogota ku musaraba, Yesu Kristo ari ku musaraba, hari hafate nka materinete. Umubyeyi ko akunda ajya kugisaka, akajya gushaka, akajya kubyara umwana. Umwana yarimo avuka, ntabwo umwana yarimo kuvuka ubwe ku giti cye, ntabwo amenya ko arimo kuvuka, ariko umubyeyi ari kumubyara we arabimenya ko ari kumubyara. Uri kubyumva? Iyo umwana yamajije kuvuka akaba ari aho ngaho, nta nubwo amenya ko yavutse, ahubwo abyizezwa nuko yavutse. Akimara gukura, akimara kumenya ubwenge, nibwo yizera ko yavutse. Uwo wavutse ni umwana wande. Banza umenye ngo wavutse mbere yuko akora imirimo n'ibindi bintu byose akora. Ni umwana wande, ni umwana runaka, asa na se. Baramupimye basanze ko wa mwana ari uwa runaka, ari uwa mama runaka na papa runaka. Uwo mwana arakuze. Iyo akuze muri bababyeyi bombi ko ari babiri, batangira kwigishwa ya mirimo. Imirimo sinyihakana, ariko urayikora uri umukiranutsi. Ngewe usayize ngindi kuvuga ko ndi umukiranutsi, ndi uwera n'umuziranenge biturutse muri Kristo, kuko navutse data na mama aribo banyibyariye, babizi, dufite ubizeranye mu kwizerana kwanjye nabo tubyizeranyeho. Ese pasiteri abwiriza abantu ngo iki? Ababwiriza ngo iki? Niba ari umunyabyaha wenda batemera gukiranuka, ngewe nkaba ndi umukiranutsi, ndi umukiranutsi, we ni iki? Ubwo icyo ni ikibazo mubajije. Ni ikibazo mubajije. Ngende umukiranutsi, wera n'umuziranenge, pasiteri we ni iki? Maniragaba rero
ubu uyu munsi wa none kuba urimo kuvuga ngo uruwera n'umuziranenge njye pasiteri ndiki yego njye mparanira guhora nkizwa ntabwo uri wakizwa uretse gato kubera yuko ijambo ry'Imana icyo ritubwira Pawulo abivuze neza aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara yego kandi ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi bishatse kuvuga ngo dufashe igihe mu rugamba turimo turarasana nande se na Satani. Ese pasiteri Yesu yaratsinze? Yesu yaratsinze ku musaraba. Yatsinze ibiki? Yatsinze Satani. Urwana nande? Ndarwana na Satani. Ntabwo wizera Yesu rero. Oya, uva kwizera Yesu ni kimwe, umva kwizera Yesu ni kimwe no kurwana n'icyo ni ikindi. Ndashaka kugira nkubwire ibintu. Urwanira iki Yesu yaratsinze? Uretse gatoya. Reka mbaze nkubwire. No kuvuga ngo Yesu yaradutsindishirije ku musaraba igorogota. Yego. Siko kwemeze. Amaze kudutsindishiriza ntago twahase duhabwa ubwo burenganzira bwo guhita tujyana nawe. Uri kumva neza? Wibuke uretse gato uraza guhabwa umwanya. Wibuke neza, urumva neza? Yabwiye abigishwa arababwira ati nyamuneka mube maso kubera yuko mbonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo kandi aje kujya gute kubagerageza. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nubwo Kristo yatsinze Satani nawe ntago yicaye arimo arakora. Uri kumva neza? Arimo arakora. Noneho kumbwira ngo Yesu yaragutsindishiriza icyakora urya munsi agutsindishiriza yo muhita mujyana. Twarajyanye igiti uretse gato yo muhita mujyana. Ubwo nari kubyera ntabyemera ariko uyu munsi none mu gihe tukicaranye hano tukaba twicaranye aha ngaha turimo kuvuga ibi ngibi njye nawe bamaniraga ntago nabyemera ngo wicaranye na Yesu. Okay. Kuko ntago urabona uwo mwanya wo kwicarana na Yesu. Uretse gato ntago muniganye ijambo n'ubundi agatura kavuga ariko hari buryo uvuze ngo wowe uriyo ubupfana iki n'abantu wowe turi hano. Oya ndakubajije ngewe nicyo ngiye nkwibarije nge turi hano duhuriye kuki aha ngaha icyo duhuriyeho nge namwe duhujwe n'uyu mubiri tugahuzwa n'iyi si kuko twese twambaye umubiri ariko ugiye mu buryo bwo mu mwuka ijambo ry'Imana riravuga ngo abari muri Kristo Yesu Kristo yaravuze ngo abanjye nabamenye kera izo nafashe ntawazivuvurira mu kiganza cyanjye ndetse yaduciye nk'abacimanzi mu biganza bye. Wabyumvise? Ndabyumva cyane. Aba Yesu Kristo be abari muri Kristo Yesu yaradufashe we Kristo adushyira muri we mu buryo bwo mu mwuka turi muri Kristo. Rero kuba ndi mu ijuru ndi muri Kristo mu buryo bwo mu mwuka. Njyewe rero ntabwo ngerwana kuko Kristo yaranje aransindishiriza aransindira urugamba nandi zarwana yararurwanye kugira ngo ngiye ntazarwana. Pasiteri rero nimba uri mu rwana ukaba uri kurwana urugamba bishatse kuvuga ngo Kristo ntabwo mwizeye kuko yagutsindishirije wowe uracyarwana kugira ngo utsinde Satani kandi hari uwamutsinze wamanutse akagikuzima akarwana nawe akafungura agakingura ibituro by'abera akasamura abera bose. Uretse gatoya none ndizera urimo kuvuga yuko wamaze kugerayo mu buryo bwo mu mwuka ndi muri Kristo. Mu buryo bw'umwuka wamaze kugerayo. Mbega mu yandi magambo urugendo rwawe wararushoje. Ntacyo ntago nkirwana. Urugendo wararushoje. Ntago ukiri mu rugendo. Nta rugendo ngifite ntarwo. Ndi muri Kristo. Icyo ntegereje no kuza ngiye tukajyana nawe. Okay. Nkava muri mubiri nkapana ibyo byiringiro nkazukana nabyo. Bakunzi bakarubura TV iki ni gice cya kabiri cy'intambara ziri hagati y'umwigisha n'uwigishwa. Uwera n'umuziranenge twamwumvishe pasiteri nawe twamwumvishe rero tugiye kugera turugusatira ku musozo w'iki kiganiro ariko turarikira abakunzi bacu ko ntago turasubitse ntago dushoje ikiganiro tugiye gusubika kuko tuzakora igice cya gatatu ariko kandi biterwa na comment zanyu munyure munsi mwandike comment mutubwire uti koko ibi Pasiteri Karurangwa avuga ndamushyigikiye ibyo Maniraga bavuga nanjye ndamushyigikiye
muduhe ibitekerezo tumenye ko dufite abantu badukurikira, mukore subscribe, mukoreshe ibintu dukora tubone koko turi kumwe n'abantu. Hanyuma Maniragaba afite ibintu nka bibiri shaka kukubaza, pasiteri nkamubaza, hanyuma Maniragaba twumvishe ko wowe urugendo rwawe wararushoje, uko ni imyemerere yawe, mu gihe pasiteri wakwemeza ko utari warusoza, ubwo urabona ko pasiteri atarakizwa, mu gihe nawe abona ko wowe wayobye. Kuri wowe hagati yawe n'isi n'ijuru utuye mu buryo bwo mu mubiri, oya tuve mu mubiri, ubwo kuri wowe wakagombye gutandukana n'iby'umubiri kuko urugendo warushoje. Wowe nimubaza wiyumve mu buryo bw'umwuka. Wiyumve mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bwo mu mwuka Maniragaba Jean Bosco ndi mu ijuru mu buryo bwo. Urakoze cyane pasiteri, ibyo nzapfana kandi nkazukana nabyo. Pasiteri, nabwiye ngo turasubitse kuko turakomeje, tugiye kureba buryo ki Maniragaba atuye mu ijuru atakiri ku isi. Hanyuma uburyo bw'amaturo urabwemera? Amaturo twe tugomba gutura. Kuko ibyo turaza kumenya buryo ki umuntu uri mu ijuru agaruka kandi akaza gutura ku isi. Ibyo ni mu kanya. Murakoze cyane rero, njye ni Samuel, ntago muvuga nawe yakwivuga no yakivuga, ni mu kanya gato cyane. Ejo mukabona igice cya gatatu. Njye ni Revera Pasiteri Karuranga Aime. Turabakunda, Yesu abampera umugisha. Nanjye nitwa Maniragaba Jean Bosco, nkuko nabivuze mbere, turabakunda kandi turagira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, twese turusheho kumenya cyane ko twagiriwe ubuntu bwo kubona umuntu utuye mu ijuru, tukamuzana hano akabasha kudufasha n'abandi kugira ngo nabo bashe kumera. Murakoze cyane, turabakunda. Subscribe na share zanyu na comment ni ingenzi cyane, niyo wareka ibindi ukaduha comment ubudufashije kandi ufashije n'abandi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.